Mwongeye kwirwa neza. Ndabona amahirwe yabaje ari menshi cyane, ba bantu maze ibisi babaza ibijyanye na principal cyangwa kugira ngo umuntu yapurayinge kaminuza y'u Rwanda cyangwa mu zindi kaminuza icyo abasabwa. Mbibutse ko iyo turi kwapurayinga muri kaminuza za leta cyangwa muri kaminuza y'u Rwanda cyangwa Rwanda Polytechnics, habaho ibintu byo gufatira ku manota runaka ariko bitewe n'abantu bakenewe. Bivuze ngo buri wese aba yemerewe kwapurayinga wujuje ibisabwa kuko amategeko abigena na heke, ariko akagomba kuba yibuka ko mu kugira ngo umuntu ajya kwiga bisaba ko hari abandi bantu bari bupiganwa. Mbese urebye ku ishuri ryawe mwize muri abantu 200, abantu wenda 80 bafite amanota 95 cyangwa 100%, wowe wenda ufite 68 cyangwa ufite 50 cyangwa ufite 70. Rero buri wese yemereye kaminuza ariko ukaba wabura admission bitewe n'uko nyine mu isomo wasabye hari abakurusha. Muri video yashize naberekaga nyine ibigenderwaho kugira ngo umuntu asabe kaminuza y'u Rwanda kuri medecine, kuri dental ndetse no kuri physical education. Ejo hashize nawe nabagijeho video igaragaza uburyo umuntu asaba muri IPRS ibyo ugomba kuba wuzuje muri Rwanda Polytechnics kugira ngo usabe kuri faculty runaka. Uyu mwanya rero dufite itangazo rishya ryasohotse muri no mugoroba itariki zashize 17. Rero itangazo rivuga umuntu wemerewe kwiga kaminuza uyu munsi, mbese n'impinduka nshya zo muri HEC. Murabizi ko HEC bayita Higher Education Council, ni ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku mashuri makuru na kaminuza cyangwa nka kominote cyangwa nk'urugaga cyangwa nk'ikipe ishinzwe gukurikirana ibijyanye n'amashuri makuru na kaminuza. Rero HEC yasohoye itangazo rivuga ko ku bantu bose bashaka kwiga kaminuza cyangwa kugira ngo babone admission cyangwa ubwo n'amakaminuza arahita byumviraho nk'aya prive, kugira ngo umuntu yemererwe kwinjira muri kaminuza cyangwa yige kaminuza nk'uko mwari mubizi yagomba kuba afite 2 principal pass. Urugero, nimba yarize biology, chemistry na math yo mwita MCB, agomba kuba yaratsinze chimie na biology wenda bitarengeje D mu gihe ashaka kwiga ibintu birimo biology na chimie. Akagomba kuba yaratsinze neza wenda imibare na entrepreneurship mu gihe ashaka kwiga imibare na economy, cyangwa mu gihe ashaka kwiga entrepreneurship na economy agomba kuba yatsinze imibare na entrepreneurship. Murabizi ko ibyo bintu bigomba kuba nyine ugomba kuba warabitsinze. Rero ibwiriza ryasohotse rireba abantu barangije cyangwa barangije muri uno mwaka turangije wa 2024, kuko bo murabizi ko bagiye bakora ku ma percentage, bazaniwe amahirwe kuko ibintu bya 2 principal pass byavuyeho. Nkuko mubona iri tangazo riravuga ko umuntu wemerewe kwiga undergraduate cyangwa bachelor degree agomba kuba yujuje ibi bikurikira: agomba kuba afite diplome cyangwa impamyabumenyi igaragaza ko yarangije amashuri yisumbuye. Murabizi ko umuntu ufite iyi mpamyabumenyi ni umuntu ufite amanota 50% kuzamura, utayafite ntago ayifite, ubwo aba yararase ikizamini cya leta. Nimba ari umunyamahanga rero agomba kuba yaramaze kubona equivalence igaragaza ko yarangije amashuri yisumbuye. Murabizi ko equivalence itangwa na NESA uciye muri systeme yabo ya NESA online service, utibagiwe n'irembo. Rero nkuko mubibona aha nta bya 2 principal pass, ko murabizi ari abantu bafite amanota 50, 30 nangahe ariko badafite 2 principal pass. Afite nka A muri entrepreneurship, akagira wenda nka D muri mate, ariko akaba yakiga biology chimie, kandi biology afite F, chimie afitemo andi manota. Urumva ko byavuyeho pfa kuba afite diplome ye, agomba kwiga bachelor degree nta kabuza. Ariko ibi nkuko babivuga birareba abantu barangije 2024, ariko abantu barangije mbere ya 2024 bo 2 principal pass ziragumaho kugeza imyaka 2 irangiye. Mu gihe ubonye iri tangazo, murabona itariki itangazo ryasohokeyeho ne 14 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Bivuze ngo urabara imyaka 2 duhereye none nibwo abantu barangije 2024 mbere yaho bazaba bemerewe nawe kwa applyinga ari uko bafite diplome gusa batitaye kuri 2 principal pass. Ndakeka ibyo muri kubisoma hano. Handitse the secondary education certificates that were obtained before 2024 with the interim requirement of 2 principal passes are allowed for transition period of 2 academic years effective from data publication of this notice. Nubanga abantu barangije mbere ya 2024 bafite nyine 2 principal pass bemere kwa applyinga, ariko ibi biraza gukora kugeza nyine mu gihe cy'imyaka 2 duhereye uyu munsi. Ubwo rero nyuma y'imyaka 2 nabo bazaba bemereye ko baka applyinga. Ubwo ni 2027, sibyo? 2027 mwemereye kwa applyinga namwe batarebye 2 principal pass, ariko aba bana bakirangiza 2024 bo bemereye kwa applyinga. Bivuze ko ibizatangira na intake yo mu kwezi kwa 9 2025 nkuko mubibona mu itangazo. Ibi rero
ntibize gutuma ubura amahirwe yawe kwa applyinga. Waba wowe applyinga UR ugomba kumanza ugasoma nyine amabwiriza ya UR, kuko hari igihe kuri faculty runaka baba basaba grade runaka ugomba kuba ufite, ariko kuri wowe ufite amafaranga yawe ugiye kwiga muri private university ugomba kuba ufite diplome gusa mu gihe warangije 2024. Abandi rero mwarangije imbere yabo, ubwo ndavuga mwebwe mukuzemo, mugomba gutegereza nibura imyaka 2 nyuma y'iri tangazo rigisohoka. Murabona ko ibintu byaryoshye cyane ugereranyije n'imyaka yashize twasangaga nyine ibintu ari ibibazo. Mbibutse ko rero dufite gahunda nziza cyane muri Catholic University of America kuri masters degree ku bantu bashoje bachelor degree nibura bafite amanota 60. Icyo ugomba kuba ufite gusa no ufite passport, ufite transcript, ufite degree, ufite iyo twita CV cyangwa resume. Kandi mbibutse ko iyo ushaka passport ntugire ikibazo. Ku bantu tuzafasha kwa applyinga kuri zino masters, tunabafasha kwa applyinga passport mu gihe badafite ubushobozi cyangwa uburyo bwo kwa applyinga mu irembo, nta kindi kiguzi kirenze ku mafaranga basanzwe bishyura. Ubwo rero ibi ntibibacike, kuko amahirwe aza rimwe mu buzima. Ushobora kuba uyu munsi amahirwe abonetse, ariko ubutaha ukazasanga amahirwe yavuyeho. Murabizi kera wasangaga n'abantu barase bemerewe kwiga kaminuza, ukamanza ugakuramo esheke ugakomeza. None urabona ko ibintu bijyanye n'amanota, amadiplome biba byarabaye ibibazo, ugasanga wize kera amahirwe wanze kuyakoresha hakiri kare, nyuma ugatangira kubyicuza kandi igihe cyaraje ukibona. Niyo mpamvu rero turi hano kugira ngo tubafashe, kandi buri wese yemerewe kwaka ubufasha akeneye. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo ubyandika muri comment y'iyi video, kandi mbibutse ko muri description y'iyi video uhasanga link za WhatsApp duhuriramo kugira ngo ujye ubona amakuru ku gihe, kandi nawe amahirwe ntagucike. Rero heke mubyibuke rwose iba itekereza kuri buri wese. Ibi twagiye tubitekerezaho kenshi, tubiganiraho, dutera comment. Ngase kuba udafite tu principal pass ngo babivuze kuri umuswa, oya, kuko hari umuntu ufite 70 kuri nta tu principal pass afite. Murabazi ashobora kuba afite A muri biology, A muri math, B muri chimie, kandi math na chimie ntibijyana. Murabizi muri kaminuza uretse biology na chimie nibyo bijyana. Iki gihe ugasanga ashaka kwigira ibintu nyine bya health, ugasanga biramubanye kubera ko atajya muri prive, kubera ko bamubwira ati ndabona muri biology ufite F, ntago byakunda ko tukwakira kuko ugomba kuba ufite tu principal pass. Ndabazi bari bafite za MPG bashaka kwiga wenda computer science education cyangwa math na computer, cyangwa physique na computer, cyangwa physique na math. Ugasanga physique afite F, math afite A, geography afite B, bakamubwira turiga math na geo rwose ko ari byo ufite mu tu principal pass. Murabizi ibyo byagiye bibaho kenshi. Rero heke uyu munsi murabona ko igiye kugifatira ku manota gusa, kandi mwibuke ko amabwiriza university cyangwa kaminuza zigenderaho ni amabwiriza ava muri heke. No kugira ngo ubone equivalence ni heke iyi confirm. Mu minsi yashize ntabwo heke yemeraga ku confirma equivalence mu gihe babona ko umuntu wagiye kuyiga atari yujuje ibisabwa, cyane cyane nka tu principal pass. Muri kaminuza y'u Rwanda ndakeka muri graduation ya 2019 habaye ibibazo nk'ibi ngibi, ugasanga abana bagiye kwiga kaminuza y'u Rwanda ibafatiye ku manota itarebye ibya principal pass. Birangira heke yanze kwa approve ama degree, bababwira gusubira ku ishuri, baramanza bakompletinga za principal pass, bagaruka gukora graduation. Murumva ko izi tu principal pass zagiye zikora amabara menshi cyane, zibuza abantu amahirwe, baradindira n'ibindi bitandukanye. Nawe rero ukeneye kwiga, waba ufite amafaranga yawe, mwibuke ko ushobora kuba ufite 50%, kandi wenda kaminuza y'u Rwanda izafatira wenda kuri 70 cyangwa igafatira kuri 80 bitewe n'abasabye iyo faculty. Wowe rero ntuzacikwe, icyo gihe uzafata amafaranga yawe ujye muri prive, ubabwira ati nk'uko itangazo rya heke ribivuga, murabibona ko amanota yanjye rwose mfite diplome, kandi heke nishyira imikono kuri diplome zirangiza kaminuza, ntabwo izatwima diplome. Mudufashe natwe twige kaminuza turangize. Kandi mbibutse ko ni wowe utegura hazaza hawe. Mu gihe muri high school watsinzwe cyangwa ukagira amanota makeya, ntibizakugira imbata, ahubwo uzakore cyane kugira ngo nibura muri masters uzabone buruse cyangwa scholarship, kubera ko uzabatsinze bachelor degree neza. Ubwo imbaraga utakoresheje muri high school uzi neza aho wagize ikibazo cyawe watsinzwe, hano ndakeka uzashyiramo akabaraga kugira ngo nibura uzabone masters mu gihe ubonye amahirwe yo kwiga kaminuza, niyo waba udafite tu principal pass, waragize amanota aguha diplome. Mbisubiremo, abemerewe ibintu ni abakirangiza segonderi mu mwaka wa 2024. Abandi mwese murategereza nyuma y'imyaka 2 iri tangazo risohotse. Aya ni amabwiriza ya heke, ntabwo ari ayanjye kuko ndi gusomera hamwe itangazo nk'uko ryaje ribivuga. Inshuti zanjye rero murabizi ko mbagezaho amatangazo
n'uburyo bwo kwikorera application zitandukanye haba mu kazi, kwiga ndetse n'ibindi bitandukanye. Nimba ushaka kujya rero ubonera video ku gihe, ntucikwe no gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu, kandi ikindi wibuke ko iyo ukanze inzogera y'imenyekanisha bigufasha kujya ubona video igihe cyose tuyishyizeho ako kanya. Rero bantu banjye, mwibuke ko YouTube channel yanyu yubakwa namwe, niyo mpamvu ibitekerezo byanyu biba bikenewe muri comment. Ntabwo ubujijwe kwandika muri comment icyifuzo cyangwa igitekerezo ndetse n'inyunganizi. Rero wowe wese uri gukora application haba muri UR, muri Rwanda Polytechnics, turahakubereye kugira ngo tugufashe. Uramutse ukeneye ubufasha, watwandikira kuri WhatsApp iri muri description y'video cyangwa hano kuri screen ya video, cyangwa se ukaba wajoininga group WhatsApp urasanga kuri comment ibanziriza iyi video. Mukomeze mugire amahirwe masa kandi Imana ibarinde.